yaravuze ati tuba mu nzu igeretse yambaye imyenda yamucikiyeho igitenge bagishuciye ava mu nzu yitwa nka nyine ubona ubwambure bwo gusubira hanze aza avuza induru asakuza n'amaso wa iki arambwira ati papa kanaka ashaka kumfata ku Hi guys, how are you doing? Nizo mwese neza Imana ibarinze amazina nyine twa Debbie. Nk'ibisanzwe ni mazina yanjye namaze iminsi rero ntabaho inkuru kuri YouTube for a long time. Kandi nkazibima n'ukuri ko Imana haruko ntabuze inkuru ariko nta kindi kintu. Nzibima just ko nashaka kubanza kuba monetize then nkajya nakora but hari indi step ya nyuma yanze ndavuga reka nze mbihera inkuru kuko nicyo cyambere nicyo cyanzanye kuri YouTube ntago mwabinsabye ni ibintu byose ndavuga reka nze mbikore and guys yes I'm doing it and I love it so much and mbere ko mvuga iki bintu byinshi wanze mu mbabarire mu mpimbabazi muzikure ku mutima wanyu muzimbere zemba mu nkunda mwambabari okay mwambabari mukore subscribe then guys subscribe before I go mwese mupyonde yeah so thank you so much guys abantu bakoze subscribe batarayikora ntago nari nzi ko usibye ko ndakora ariko ndibaza nakabaye naramaze kubona subscribers nyinshi z'abantu benshi cyane koko guys you love me so much and I love you too but story time y'uyu munsi imeze gutya ntabwo dukora story ndende kwako no kubanza kongera kubabyutsa no kubibutsa no kubavuga ngo Debbie she's here for you guys and things like that yeah so story time y'uyu munsi imeze gutya story time y'uyu munsi imeze gutya ni umumama cyangwa umubyeyi w'umumama wanyandikiye ambwira ikibazo kiwe yeah ibibazo dukunda kubibona cyane ntabwo nzandika kubivuga ariko nanone nkunda kubibona cyane nyine kandi bibaho actually ni ibintu bibaho yeah anyway meze kumanya cyangwa Debbie naje kaminuza 2006 ndaje kaminuza 2006 naje gurana n'umusore cyangwa umugabo ngo tubana twaho turi mu twagomba kubana ntago ari twakundanaga ahubwo umuhungu twakundanaga yarambwiye ngo ashaka kujya hanze amaze kwanga arashaka kujya hanze ndamubwira none sinza gutegereza ibikindi byose arambwira ati nta kibazo uzantegereze ageze hanze rero connection ziracika ibintu nk'ibyo ngibyo then yungu tubana yaje nka 2007-2008 ansanga ndi umuntu uri mu gahinda ubabaye ntazi icyo ngomba gukora ntazi ko ngomba kubigenza nyine life was not that good for them ngira ahitamo kuvuga okay nyine yungu araza amusanga nyine muri yo ntuze mbi urumva arangije nyine atangira gukundana amwitaho ariko uyu mukobwa nyine abona atari umuntu babana kuko uyu muhungu yari yarize ariko nyine atari wa muhungu ubona nyine ukora ushaka nyine yabonaga akazi mu minsi ngakaba yakavuyeho ngo ntaga kamubereye nyine yari babahungu babasongarere ariko nubwo barabasongarere iwabo bano bahungu umuhungu barabakire bari bafite amafaranga nyine yatumaga uyu muhungu nyine nubwo yaba nta kazi ntacyo afite wabonaga nyine it's okay he's doing well for himself nyine ntago umuntu ashaka kubitubibona ko yeah barakomeje rero baratangiye nyine 2009 baza gukora ubukwe bamaze kuza gukora ubukwe rero nyine barabana mu kubana kwabo rero 2010 papa wabo uwo muhungu yitaba Imana baramaze umwaka umwe babana bajya gushyingura ibintu nk'ibyo ngibyo baragabura nyine abana bagabura imitungo actually mama wabo niwe wabagaye mama wabo yaragihari bagabuye uyu muhungu aho ari umuhungu wenyine bagiraga afite bashiki biwe niwe bahaye almost imitungo yose uyu musore nyine uyu mugabo w'uyu mudamu niwe bahaye almost everything imitungo ibyose niwe babihaye nyine bavuga okay nk'umuhungu wacu cyangwa nk'umuhungu urabona n'akazi ke byabaga ari ibintu bigoye reka rero duhereza imitungo yose bashiki bagenda babahereza nyine utuntu turahonga tw'amafuti kuko n'ubundi ntago barabana benshi barabana batatu umuhungu rero nka byinshi abakobwa nyine ntago abakobwa byari byadanje nyine biraho ngaho then batangira nyine kubaho mu ubwo buzima nyine babaho ariko nyine kabiri wa mugabo ukunda ngo kuvuga nabi ngo icyo avuze nicyo kigenda imbucyo ntagishaka nyine ntago agishaka ku buryo yambwiye ati ngiye Debbie uyu mugabo wanjye yankwiye kutuzi turenga nka dutatu mpaka nifatiye umwanzuro ndavuga ati nta kumvaho niba undambiwe unyirukana akariko ngo wa mugabo nyine ngo wamukundaga cyane niko yatekerezaga ko ari ukumukunda cyane nyine nta kindi kintu kiri inyuma atari ku manipulation cyangwa ikindi kintu ari kumukunda
ya bakomeza barabana 2012 rero baza kubyara ariko ngo koko ati urumva ashatse 2009 ati ndamo kubyara aza kubyara 2012 nyine uwo mugabo arasenga mwita ingumba amwita amazina mabi amugura akajya gusenga arangije aravuga rero ndabo aza kugira amahirwe nyine arabyara amaze kubyara umugabo arishima cyane ko babyara abana b'impanga babiri arishima pe arishima amvashima Imana muri buri hamwe hose urumva ibyo rero birangiye yakomeza nyine ubuzima bwe bwa buri munsi akajya ku kazi agataha bigezeho umugabo nto aza kumubwira ati ngiye ukava ku kazi ukazukorera umwana kuko baraje basanga umukozi yataye urugo atana umwana papa mama ageze mu rugo asanga yatashye nyine umukozi yagiye ariko byari bisa nkaho yagiye ariko akundi yafashe umwana amusiga sinziriye urumva ibintu byose arabikora ni uwo mukozi actually yaramwati ngiye umukozi ntago nkeka ko yamemukiye bishaka ahubwo sizi ikintu cyamubayeho afite inzira agenda atumwana rero mpageze mu rugo nanjye bwaye byarambabaje nk'umubyeyi ariko papa we ahita ambwira tukareka akazi ukaza ndamaze se ko nta kazi ugira kuko umugabo we yamwe ati kuva babana uretse ko umugabo nyine yirirwa ry'imitungo y'iwabo nta kandi kazi yigeze agira umugore nta muzi agira akazi nta muzi ngo ashaka gucuruza oya iyo afite ikibazo cy'amafaranga menshi agurisha ikibanza mu byose yasize akakigurisha ubuzima bukendereye ariko kenshi nyine umugore akaba ari uhaha kuri ibintu byose amwe asika ko ari utagira akazi muri runo rugo noneho wowe usigarana umwana ati narabivuze uwo munsi no bwa mbere umugabo yarankubise mbibwiye usitanya arambwa ati ariko nawe wamubwiye nabi nta muntu ubwira umugabo gutyo umugabo n'umuntu nyine wo kugira wo kubwira neza ntago umugabo umbwira ibintu byose wibone umukobwa nyine arangije ngo aravuga ati ntago byakunda actually ngiye nakaka konje ku kazi kwako nundi ndi umubyeyi wari ufite uruhinja mbabwire ko nta mukozi mfite bampa iminsi mike ariko ntago nzareka akazi kandi uyu mugabo mbibona neza ko adashaka gukora kuko ikibazo cyose agize aragurisha ikibanza amafaranga y'ikibanza akayazana usibye ko nyine umugore amubwira ati ngewe actually ndaza kubivuga actually icyo gihe rero ngo arangije azasaba konje y'ibyumweru biko akazi mu minsi nk'itatu sister yari yamufashije abona umukozi urumva abona umukozi abonye umukozi araza asanga ari n'umwana mwiza pe ati uwo mukozi namubonye icyo gihe until now turacyabana uwo mukozi yabonye 2012 n'ubu ngubu abiwabo yabonye umumama ngo yabonye umuntu w'umumama wari umaze igihe apfushije umugabo ahitaza ati yamubereye imfura n'abana be barize bararangiza bose baza mu rugo nkaho baje iwabo yuma karaye kumbwira rero bakomeza nyine gutyo barakomeza kubana atari wa uyu mugabo wanjye kuva navuka kuva nashakana nawe kuva byenda sinzi ko yangurira igitenge sinzi ko yangurira ipantaro ahubwo ninjye ubigura ninjye wo mugurira imyenda ninjye wibuka ko agomba kwambara kandi rero imyenda nguzi bigomba kuba bijyanye n'igiciro ntago ari imyenda yose imyenda yambara ni imyenda ihenze urukweto yambara ni urukweto ruhenze ni wa mugabo nshaka kugura urukweto yajya mu nyuma akazajya kubaza se urukweto rugura ngahe yasanga ruri munsi 50 akaza kambwa ati ngiye ntago ndi umugabo wa cheap ntukanyambika ibintu bya cheap urumva ati akazi mfite na akazi keza pe ngiye mfite akazi keza uyu mumara kumwe ati ngiye mfite akazi keza sindamubona yaguriye ko natwitaga bafitanye abana 5 uko uyu mama yatwitaga yiguriraga imyenda y'abana yo muri maternité kuva ku mwenda w'umwana kugera kuri pampers yishyuraga ibitaro urumva akora ibintu byose uyu mugore bikagira bikamucaka avuga si umugabo bigenze gute akajya kumurika kuri nyina akamubwira ati rega nibi byose ubona natunze muri ubuzima ibi byose ubona ibi byose nayamuhaye burya ntago byari ibyase ni njyewe nyina wakoraga ngakorera urugo rwanjye rero abagore muri famille nibo bakorera ingo umugore akabyumva ariko nyina ngagakunda umugabo we cyane pe urumva babana muri ubwo buzima umugabo baba bafite ikibazo cy'amafaranga menshi umugore ntari bubone agahita ashyiraho umukomisiyoneri akambwira ati dufite ikibanza gahanga dukeneye amafaranga genda ukigurisha none ati icyo gihe rero ati uyu musore uti umugabo we yari mu bantu bari bafite ama hectare muri za Gahanga za Rebero Imasaka nyine ambye ahantu henshi bagiye bafite ibanza n'ahantu henshi mu Kagarama iwabo bari bafite intuzi uwo munsi kwe ngo yaragiye akakatisha ibibanza 12 iyo karite ntabwo ndi bivuga ariko muri izo karitisha tumaze kubabwira amaze kuzikatishamo buri kibanza cyose bakiguraga imbari miliyoni nyine 500 miliyoni nyine 500 kuba 12
umugore ngo yaramubwira ati se basi niba wowe udashaka gukora ko dufite abana nyine abana bo mukozi ngo harimo umwana wabo umuhungu wabo mukuru w'umucuruzi watangiye nyine gucuruza waretse kubona nta gishoro afite twebwe tugashoramo cyangwa akanyereka ukuntu nashaka umuntu akamfasha ngacuruza ahita amwanga se ngo shaka ko umwana w'umukozi ari ukwigisha gucuruza mwati rwese ko ari wenzi uzi gucuruza uragira ngo mbigenze gute wazanye amafaranga basi ngiye mpigice cy'ayo mafaranga ngewe ngende njye gucuruza nta kibazo ndeka akazi kanyura koraga njye gucuruza umugabo aramubwira reka nako reka kari akazi kana nakazi kaguhemba ku kwezi nakazi ufite contrat iri permanent nakazi ushaka kubona credit ya bank nakazi kameze gucana gutya kameze gutya kishyura abana bacu ramani biki byose ntago rero kari akazi wakareka umugore ngo arararira icyo gihe cyose urumva bakomeza kubaho muri bwa buzima ati debuka ngizwe wenda ntabwo twakodeshaga ariko inzu nayo zakirura ziza rigiye mukeza kuvugurura ati ndabyibuka inzu tubamo nigeze nyivugurura nkoresha miliyoni zigera muri 40 na zingaye ko twashaka inzu nziza umugabo wanjye ntabwo muntu ushaka ibintu by'amafuti reka nkoresha miliyoni 50 natse kuri credit yo ku kazi kandi yaraciyeho amezi 3 umugabo agurishije bya bibanza amezi 3 umugabo agurishije bya bibanza nyine bya bindi yagurishije bya ndi yakatishije umugabo aragenda umugore asaba credit ya 50 million araza bavugurura inzu umugabo yandi ngo atazano yajyanye bakomeza kubana muri ubwo buryo abana bose biga mu bigo byiza by'abana b'abakire kubera ko umugabo wagendana n'abantu b'abakire bafite amafaranga ntago abashaka rero ngo abana be bige mu bigo biraho ngaho bisanzwe mama wabo ashoboye ahubwo umugabo nyine abashaka kwipasa muremure urumva ngo ku buryo ngana umugabo nyine ahora mukangisha ngo niba udashaka kwishyura ngo ndagurisha cya kibanza kirahana niba udashaka kwishyura ndagurisha inzu tubamo niba udashaka kwishyura nibyo ngibyo umugabo ntakaza agira ni ukwinywera inzoga agasohokana n'abakire akagenda akarya akanywa agasinda gataha kandi akagera mu rugo ari sherishushu kuko uyu mugabo rwose ni umugabo uzi iyo yabaye umwana mwiza avuga amagambo meza ateye ubwoba oh my goodness bakomeza no kubana muri ubwo buzima bageraho nyirabukwe aza kwitaba Imana nyirabukwe yapfuye 2018 something like that yambwiye ati rero icyo gihe narabye abana b'indehekana ku buryo twagomba kujya kumushyingura mu Mutara mu bana kuntu narabye abana b'indehekana nyine abana bose kubatwara n'ibiki byose n'imodoka nari mfite yajyaga nk'abantu yari nyanya 5 ntabwo papa ntabwo ari kujyamo ngo nanjye n'abana n'umukozi wese tujyane reka ntabwo byari gushoboka atahubwo ikintu cyaje kuba nafasha abana ndabasiga rumva nayo mfite umukozi w'umwana mwiza w'umumama mukuru waraje ambera mu mama mu rugo ambera mama ambera maboko ambera bishinyo cyose tujya gushyingura mu Mutara tuze gushyingura mu Mutara umugabo abarahagurutse aravuga ati ngiye na madamu wanjye kubera bino na bino nditanga amafaranga na gutya kujya dushyingure mama amafaranga yavuze ati Debbie nta natahana icyo gihe rwose n'icyari na kimwe cya kane ntacyo nari mfite sinari mfite amafaranga yo kugaburira abantu bose kuri uwo musozi umugabo aragiye yitanga amafaranga y'ibiryo byose by'abantu bazaza gushyingura by'abaki byose ngaranje njyana kuranda arambwira ati madame kubona mama wanjye yitabye Imana ukaba udashaka kuzana amafaranga turabiyenze kutarambwira ati ngiye n'amafaranga mfite none ushaka hano yakura ati ndivumbura maze kwifumbura mfata imodoka yanjye nari ndimo urumva ndataha ngeze mu nzira nkora impanuka nkoze impanuka ndagenda njya mu bitaro ajya mu byo gushyingura njye ndi mu bitaro meze nabi ndwaye naravunitse ava gushyingura araza cyakora yansuye rimwe ritagira irya kabiri ansura rimwe banshyira tije mu kuguru mara amezi 13 mu bitaro umugabo yaransuye rimwe umugabo nashatse nkunda nabanye nabe mukunze ansura one time 2010 kugeza yavuye yagiye mu 18 yagiye mu bitaro mu 20 mbere ya covid niko yambwiye n'abana umukozi wanjye rero wa undi nasize mu rugo nyine wa mama n'abana nibo bitaye ku rugo rwanjye ndahari n'ibiki byose nza kuva mva mu bitaro ndaza mba mu rugo bisanzwe nka
tumaze nk'amezi nk'atatu turi muri covid njye kumva numva umwana wa mama w'umukobwa bari baraje ngo tubane kwa ntago bari bashoboye kukiba iwabo naho hose baravuze kabave ahantu bababaze baba mu rugo babana na mama kuko mama wabo yajya kubasura kenshi almost every day iyo twabaga twagiye ku kazi n'abana bagiye ku ishuri yaranyarukaga akajya kureba abana be icyo rero nta yakibishoboye kuko bari muri covid ahubwo aragenda bacapanya arabazana kuko bose batuye i Kigali turabana ndi mu rugo muri covid yambwiye ati ndabyuka nari ntetse ati ndabyibuka yambwiye ati nari ntetse nari mbyize yambwiye ati ngiye guteka ibishimbo kuko ngiye guteka ibishimbo nyine byinshi ndi kubyoza ngiye kubona mbona wa mwana w'umukobwa nyine wa mama yari ikijyana n'ifite 17 cyangwa 18 asohotse mu nzu yiruka yaravuze ati tuba mu nzu igeretse yambaye imyenda yamucikiyeho igitenge bagishuciye ava mu nzu yiruka nka nyine ubona ubwambure bwo gusibanze aza avuza induru asakuza ndamaso wayiki arambwira ati papa kanaka ashaka kumfata ku ngufu arambwira ngo uvuze papa kanaka ashaka kumfata ku ngufu wewe gutese abaraza mu yiruka nka asanga ko umugabo we ari kwambara nyine wabona ko imeze gutya ngo aramureba ararira araturika aravuga ati koko ubundi wamburanye iki wa mugabo wamburanye iki ntuhaha muri runo rugo nta kintu kimwe ukora nta none n'umwana w'umubyeyi ni nka namwitoraguriye mpemba amafaranga $50 uba mwa runo rugo mpemba maze imyaka ingana gutya wandereye abana udashaka kubarira urashaka kumufata ku ngufu atanambwa ati umugabo wenda guhamagara police nimero guhamagara police uzagenda usobanure ukuntu ushaka kwangiza umwana w'imyaka 17 umugabo yaranyinginze mama wa mwana rarakara pakira ibintu byaravuga ati ngenda ntago naba muri no rugo bashaka kumfatira umwana ku ngufu umwana wanjye aracyari umwana mutoya ntago byakunda naramwinginze ndamwinya ngo turamukugiye abantu bazakoze impamvu bagiye umugabo wanjye wansabye imbabazi mu mfunge waje umugabo wanjye atambwira ati basi reka nkwishyura amafaranga nawe cyabwa ati basi yawishyura amafaranga aramubwira ati reka amafaranga ntago aruta ubuzima bw'umwana wanjye njyewe idamura reka ngende cyangwa uyu mugabo tumufungishe umugabo aringinga asaba imbabazi wa mukecuru agezeho ngo aragenda araryama bukeye mu gitondo araza aramubwira ati ngiye nakubabariye atareka abana banjye agomba gusubira hehe iwabo abana bagira amahirwe nyine baguma aho ngaho covid irangiye basubira iwabo nyine bajya kwibera iwabo ubuzima nyine burakomeza kwa kundi nyine umugabo indashima disrespectful ibintu byose ashaka ibintu bihenze n'ibyande byose urumva uyu mama no asigaye afite tije ibintu byose ariko nyine basigaye babanye mu rugo wa mukecuru akiyakura nta kibazo na kimwe afite bakomeza muri ubwo buzima ejo bundi rero ikintu cyatumye umumama nyandikira yambwira Debbie ndarushye hahandi ntazi icyo ngomba gukora ati mperuka 2020 uyu mugabo wanjye ashaka gufata uyu mwana w'umukobwa ku ngufu bikarangira umwana agiye bikarangira mama amubabariye bikarangira byose nyine byose bikabarangira bikava mu nzira ati ejo bundi nagiye kubona mbona wa mukecuru araje yarakaye ku rwego hahandi namaje se tate kuko ngo bamwita tate ufite ikihe kibazo aramubwira ati ntabwo ndi bukivuge umugabo wawe aticaye aha ngaha bashikire n'abandi bantu bose muri famiye bara ntabwo ndi bwicaye ntavuze ikibazo azabite ikihe kibazo umugabo wanjye kibyumva azariruka nkamubwira ati mbabara rwose mu gicuru ntabwo nari nabiteguye nyine ubona ko wagira ngo ari ikintu hazi yishinja anje baravuze ati mperuka ushaka kumufata ku ngufu mperuka ushaka kumufata ku ngufu ibintu nk'ibyo ngibyo none umukobwa wanjye kuva ryari uryamana n'umukobwa wanjye kuva ryari umugura amatelefone ahenze kuva ryari umwishyurira inzu kuva ryari ari wowe gutya nakurya mbwa se umugore atavuga ati se niba ikinsobanura mbwa ati urabizi wa mama uyu mama nyine umuvuga ati urabizi wa mama naragukoreye ndagukunda ngufata nk'umwana nabyaye sinakubyaye ko wambereye umwana wamfashe ndi umupfakazi utagira iyo mva ntagira iyo mba ubuzima bwanjye bumeze nabi uramfasha ubuzima bwanjye bujya ku murongo uramfasha umwana wanjye w'umuhungu atangira gucuruza yari atarize atangira gucuruza ubuzima burakomeza buragenda uramfasha in every corner atariko narinje kukubwiza ukuri ko ndarushye bintu ntago mbishoboye umukobwa wanjye wundi
uyu mugabo yagerageje gufata ku ngufu muri covid 2020 barakundana bararyamana baba bari kumwe ahantu hose agase wa mukecuru babibwiye n'iki umugabo wanjye utagira akazi ibikini bikirambwa ati nagari icyo ejo ndi mukobwa wanjye naramubajije ni umukobwa mukuru afite imyaka 20 na ubu ngubu telefone ufite ugikuraho afite telefone ngo ihenze kuko uwo mukecuru yari yayizanye arambwira ati none telefone umama yambwira ati ni iPhone 17 Pro Max the new one iyi nayifatanye umukobwa wanjye niyo afite umukobwa wanjye yarambeshye ngo yabonye akazi kumbe yaraje gukodesha inzu aha ati rero kwa ndi umubyeyi mwiza ndi umupfakazi nabayeho ubuzima bubi mbashaka kumenya ngo abana banjye babayeho gute ngo mbashaka kumenya akazi zabonye ni gute nubwo wenda ndi umukina ko ntabwo ndi umubyeyi gito njya kureba ahantu umugabo wa umwana wanjye aba ngeze ikintu cya mbere nabonye umusaza nawe arunjyanyeyo nabonye imodoka y'umugabo wawe actually nta no kwa ari umugabo ni uyu mugore uko rero wayiguze urumva nageze iyo masanga iki imodoka y'umugabo wawe yawe actually y'umugabo wawe niko umugore amubwira umugabo ucecera amubwira nageze masanga imodoka yawe nyasanze ndavuga imodoka sikiri hano ngira ngo wenda mabujaje kumurira cyangwa iki kuko mbizi kumeze nk'umukobwa wanjye nawe umfata nka murumuna wawe ati yego ati ngezemo ati ibintu nabonye nasanze inzi ifunguye amarido ari yariho gutya byonyine ndi kumwe n'umuhungu wanjye yabanje yahanyeretse mbere gukomanga mbona harafunguye nkuko umwana umumama wese yagize iwe umwana we yumva ko nta kibazo ahita afungura iki rido aje gufungura rido asanga ngo umugabo wawe aricaye gutya umukobwa wanjye amwicayeho amfashe ku mabuno aracigatiye ati iminwa idomanye iri kumwe ati ndakubwiza ukuri wa mubyeyi we ati ngenje kubikuba kunje ko gusaba imbabazi ati byagaragara ko umukobwa wanjye ntabwo bamufashe ku ngufu urumva nababirimo umugabo wanjye naramurebye ndambwa tate urabizi ubuzima naciyemo uranzi since day one rero mbere na mbere yuko n'ibindi byose mbanje gusaba utenegeye kubona mbona umwana wanjye aba mu nzu iteye ubwoba ndamubaza ko umugabo ngo ahise agenda ndamubaza ndamubwira ati mbwizwe ino nzu bamo ni yande niyo kwande arambwira ngo niyo uyu mugabo yagize ute yanyishyuriye urumva wongeye kubona mbona afite telefone ingana gutya nayo nahise nyimwaka niyo nzu ndamubwira ati ntabwo nyigushaka umukobwa wanjye arambwira ati mama ntabwo nshaka kubaho mu buzima bw'ubukene nk'ubwo naciyemo nimba ngize amahirwe nkabona umuntu unyikundira urumva ushaka kumpindurira ubuzima who am I to refuse it umama arambwira ati ngenje gusaba imbabazi ati range no kubikubwira n'uyu mugabo ndamwiyamye ku mwana wanjye naka kazi ngiye kukavamo umugore arambwira ati sheri abwira mama tate ntago ari ngombwa nguva aha abwiye umugabo nafata inzira agende ati Debbie ndarushye ku rwego rwose uyu mugabo ubona amafaranga yo kujya kwishyurira umukobwa yakuze areba urumva yakuze areba ni umugabo hano muri urugo kuva navuka uyu mubambwe ati kuva nashakana nawe sindabona yaguze agafuka k'umuceri sindabona yaguze inkoko sindabona yaguze intebe mu nzu n'intebe tubamo ninjye waziguze sindabona yishyuye umwana minervare sindabona n'ikintu na kimwe atari kabona amafaranga yo kwishyura umukobwa inzu akabona amafaranga yo kumwishyura yuke kaminuza akabona amafaranga yo kumugurira iPhone 17 kuva navuka kuva nabaho ndi umugore w'umugabo I have never seen him buy me anything amwe Debbie ndarushye ugira abantu bayibangira bakongeye gusara ati umugabo namwirukanye ngo bashiki bose baramagara ngo n'inzu bamo niyiwe ati ariko nkajya mbibutsa ko iyi nzu nayivuguruje amafaranga credit natse kubera akazi kanjye miliyoni 50 no kuzishyura n'ubu ntarangiza kwishyura n'imyaka yose maze urumva uyu mugore ari kugisha inama muramugiriye inama cyakora rubanda manage rubanda mubaye muri byinshi guys. That was the story. Don't forget to subscribe, don't forget to share, don't tell a friend to tell a friend. And abantu bose duhura mu kansu nkanga Debbie you love my stories guys. I love you all. Nanjye ndabakunda Imana mwije ibyo baheza umugisha.
bituma mbona ko ibintu nkora before najyaga ntekereza ko ibintu nkora nta muntu ukibireba najyaga mbona views ariko ngatekereza actually ninjya mu muhanda ntabwo ndi bubone umuntu nzi but this time ngiye kuzajya nanitwara neza ngiye kurweza kuza nitwara nk'abakobwa bakuru nitwaye neza pe kuko ndakabije ariko numva ngenda nshaka mu muhanda ko wowe ko biti birenge ntiyogiye ko munzi. Anyway guys, thank you so much and bye bye.